Guys, nkuko nabibateguje ku munsi w'ejo nababwiye ko ndibuze kubabwira ibyaranze iyi tour ya iShow Speed mu Rwanda. Bwa mbere turahera kigera ku kibuga cy'indege ahise afata imodoka aza hano i Musanze mu Kinigi kureba ingagi. Ndibuze kubabwira bamwe mu content creator bagiye bakorana benshi, ndibuze kubabwira ibyo yakoze ageze muri stade Amahoro, ndibuze kubabwira umwanya w'utuntu n'utundi aho twareba nk'abanyamakuru bagiye bahura nawe ari nk'umunyamakuru wahuye nawe bikamunanira kuganira nawe kubera ikibazo cy'ururimi. So reka dutangire ikiganiro cyacu ngenda mbagezaho bimwe mu byaranze iyi show ya iShow Speed. First of all ndahera kuri iShow Speed ajya mu Kinigi. Ubundi abantu bari biteze ko agiye kujya mu Kinigi agakora live streaming nk'ibisanzwe nkuko asanzwe ajya hana agakora live streaming ahantu hose abantu bakaba bari kugenda bareba ibintu agiye gukora, ariko bitewe n'amategeko n'amabwiriza agenga iyi parke yo mu Birunga ntago bamwemereye gukora live streaming, ahubwo bamubwiye ko agomba gufata video yarangiza akaza uploadinga ku mbuga nkoranyambaga ze harimo nka YouTube, Instagram ndetse na Facebook, even TikTok. So reka dukomereze Kigali kubera ko akimara kuva mu Birunga ahise yataka Kigali, aragenda aho yagiye anyura mu mihanda akagenda ahura n'aba content creator bagenda bakora challenge, aho yabanje guhura na Kagarara, akagabo kagufi rwose mwese ngira ngo murakazi. Kagarara ni umugabo mugufi cyane, abantu ku rwego mpuzamahanga bari kureba live baravuze bati se aka kagabo noneho ko kari gutegura nyine iyihe challenge kari bukorane n'uyu mu vlogger ndetse akaba no mu content creator ndetse no mu live streamer urenze. Baribaza bati se uyu noneho wagiye gukora iki, ariko yamuhaye challenge yo gukora pompage, ariko byanashimishije cyane uyu iShow Speed. Aravuga ati ni ubwa mbere njya hano nkabona umuntu nk'uyu nguyu witinyuka, aribyo benshi bajya bakunda kuvuga mu rurimi rw'icyongereza bati disability is not inability. Ngira ngo murumva ko Kagarara yakoze ikintu cyiza. Ndakomereza ko bita Rutambi wamuhaye challenge rwose iteye ubwoba iri ku rwego mpuzamahanga, yerekana ko mu Rwanda dufite abantu bafite imbaraga ndetse b'amabonso, aho yafashe moto ebyiri akaziheza umwuka. iShow Speed yajyaho imitsi igahita iturika moto zikagenda. Murumva ni ikintu cyiza cyane kuba twaragiye tumucalenjinga. Abantu benshi ku rwego mpuzamahanga ntabwo bumvaga ko u Rwanda ari igihugu gifite abantu bari crazy, abantu bari amazing nyine bashobora kugira gute kugaragaza ibyishimo kuri urwego. Ndakomereza ko bita Pazo ni umu content creator ukizamuka, ariko Pazo nayo yakoze akantu keza cyane aho yagiye akisiga amarange. Ibintu byabaye ni byinshi, hari abagiye bazana monument, ibibumbano by'u iShow Speed, ibishushanyo, baza bambaye imipira, ni ibintu byari byiza cyane. Nyine ngira ngo ndibuze kugenda ariko mbibereka nimba ndi kweditinga iyi video ngenda mbereka buri kintu kuri buri kintu. Reka dukomereze kuri stade aho iShow Speed yageze muri stade. Abantu bari baje kureba umupira w'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe y'Indahangarwa, bagahita bahagarika kureba umupira, ahubwo bagahita bakomezanya na iShow Speed bagenda bamureba ibyo ari kugenda akora muri live streaming, aho yabyinanye n'abantu, aho yagiye nyine yentertaining abantu, akava muri stade Amahoro yentertaininza abantu, abyina imbyino za traditionnel, akora ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ngira ngo ababibonye mwarabibonye, iShow Speed yakoze amateka yaciye impaka. Ariko yavuye muri stade ahita akomereza muri BK Arena, aho yagiye agakina basket agenda entertaining abantu. Hari n'umwe mu bo bari bagendanye wari wavunitse nyine bari gukina n'uyu iShow Speed. Murumva ni ibintu byiza. Reka inkuru zacu tuzikomereze mu tuntu n'utundi. Ngira ngo nababwiye ko ndi bukundi bubabwira umwanya w'utuntu n'utundi. Uyu ni umwanya ushimishije cyane, aho ngiye kubabwira ko umunyamakuru umwe wari uri muri stade Amahoro wakoze ibintu bitabaho. Umunyamakuru bahaye interview aho abandi bari bayibuze, ariko bikamunanira kugira gute kumvikana n'uyu iShow Speed. Murumva ni ikintu kitabaho, ni ikintu nyine kibi cyane mu bijyanye n'imyidagaduro ndetse na entertainment yo mu Rwanda, kubona umunyamakuru uri ku rwego mpuzamahanga ashobora kugira gute guhabwa ijambo ari kurebwa n'abantu bagera ku 80,000 akananirwa kumvikana n'umu content creator cyangwa se umutrima kandi ari gukoresha ururimi rusanzwe rumenyerewe nk'icyongereza. Murumva ni ibintu bibi cyane. Ndagaruka mu marange ndibuze kubabwira aho iShow Speed yagiye kurya mu marange bakamwakira, ariko agashaka ibiryo biriho inyama neza inyama uyu iShow Speed akazibura, bakamwakiriza ya masombe, imiceri. Ntago ibintu byasibesha igihugu cyacu. Ntabwo nyine byari bimenyerewe ko umu content creator cyangwa se umuvloga umeze kure yashoboraga kugenda akagera mu marange bakabura ibyo bamwakiriza, bakamwakiriza iyi miceri ndetse n'ubugari, yasaba inyama akazibura kugeza aho bamuzaniye brushette ngo ziri busimbure inyama. Murumva ni ikintu kibi cyane cyasibesha igihugu cyacu.
So Aisho Speed yakomeje agenda atanga show ajya mu mujyi nkaho ya celebrating indirimbo Pompo ya Bruce Melody. Nari nibagiye kubabwira akantu keza cyane nkaho bamwe mu banyamahanga batuye mu Rwanda, ubwo ndavuga aba diaspora, bagiye bakora ibintu bigiye bitandukanye. Hari nk'uwagiye kwifotoza Aisho Speed ari kujya muri stade ndetse na timu ye, arangije agiye kwifotoza yitambika amamoto, telefone yitura hasi baramugonga. Urumva nkako n'akantu k'agashya kari karyoshye nyine kukabona, byari ibintu byiza cyane kubona nyine abantu bitabiriye show imeze gutya. Abanyamahanga barishimye bavuga ko ibyo uko expectingaga cyangwa se uko bafataga u Rwanda atari ko barubonye. Ngira ngo nshimire polisi y'u Rwanda ndetse n'aba bounce kuko bakoze akazi katoroshye cyane, kuko uyu Aisho Speed ni umunyakavuyo ndetse n'abaturage ni abanyakavuyo. Buri muntu wese yagiraga gute yashakaga gukora kuri Aisho Speed, avuga ati nanjye mukoreho kuri icyo ataba ngiye wakora kuri uyu muntu w'icyamamare nkarebwa n'isi yose live, ari kurikirwa n'abantu bagera ku bihumbi 89 gusa. Kuri ubu ngubu ikaba imaze kurebwa n'abantu bagera kuri miliyoni 4, kandi ibi bintu babiri worldwide, ari ibintu nyine biri ku rwego mpuzamahanga. So buri muntu wese ashaka gukora kuri Aisho Speed. Hari n'umwana nawe wakoze akantu k'agashya cyane nshaka kuvugaho, umwana wagiye agahobera uyu Aisho Speed akamubwira ngo wow, amubwira nyine bimwe bye n'ubundi, amubwira ko afana Cristiano. Aisho Speed akerekana emotional, akerekana ukuntu ari akantu keza, ukuntu abikunze. I love boy mu modoka, I love boy yari I love boy. So murumva iki ni ikintu cyiza. Ushobora kwibaza ngo se ibi bintu ukugusura kwa Aisho Speed asura u Rwanda bizafasha iki u Rwanda? Murumva ikintu cya mbere, attract tourism nk'uko twagiye tubyiga. Uyu muntu abonye nyine u Rwanda akabona ni igihugu kirimo more attractable, aravuga ati nshobora kujya gusura kiriya gihugu nkareba biriya bintu bari kuvuga, niba ari byo, niba hari umutekano. So ni byiza cyane. Ngira ngo mbamenyeshe ko andi makuru yose azajya bagezweho mu myidagaduro muzajya muyasanga hano muri studio za Rwanda Entertainment. Murakoze cyane.